Ubwo nyine igihe cyaje kugera noneho nge banyirukana nzize imyumbati. Nubwo ngishaka kuba inshuti n'abakobwa. Hari ukuntu present umukobwa ngo uyu ni umugabo wanjye. Gutwaye umusheri? Yego. Ukuntu mu present ngo uyu ni umugabo wanjye bigatangira nyine arangije arambwira ngo ngiye kugukubita ngo nkwice abafashe rakirete ngo nzakomeye n'impyiko. Kuko papa buri mugoroba yankubitaga yari yarambwiye ati uko nzajya ntaha waba wakosheje waba utakosheje nzajya ngukubita. Noneho za nkoni za buri munsi nyine n'umuntu w'inzobe ndagenda mba umukara. Aho inkoni hose yafashe hakaba umukara. Akomeza aza kumiga afatiye umwuko ngo agiye kunyica. Nkazajya nyine muhunga nkamuhunga. Umwuko w'ubugari? Yego. Ndagusuhuje nshuti muvandimwe tubana hano umunsi ku wundi aho uherereye ku isi hose, ugubwe neza kandi Imana iguhe umugisha. Kwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ndagusabye nawe niba utarakora subscribe ntibibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana hano, urabugize neza. Rero muri uyu mwaka utambutse buri minsi mike ngo tuwusoze, cyangwa se no mu myaka yatambutse yabanjirije uyu, ushobora kuba hari ibyo washatse ntiwabibona, uragerageza ntibyakunda, ushobora kuba warashatse abantu, ushobora kuba warashatse amafaranga, ushobora kuba warashatse byinshi bitandukanye byo muri ubu buzima ntibyakunda. Ariko ndagira ngo usabe niba byakunda dufatanye muri ubu buryo. Ibyo washatse ukabibura, noneho ubu biretse, reka tubanze dushaka Imana. Mbere na mbere banza ushaka Imana. Imana niza izaza izanye byose. Imana yije izana inshuti wabuze, Imana yije izana byose, izana umunezero wabuze, Imana yije, Imana iza yihagije. Wibuke Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana ishimwe rero ko iboneka. Cyo nicyo cyifuzo cyanjye cy'uyu mwaka. Tugize umugisha wo kubona umukobwa mwiza muri kubona imbere za screen zanyu. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Amakuru Ni meza. Noheli yagenze neza? Noheli yagenze neza. Bonane se uyiteguye ute? Bonane ni ibisanzwe nyine uri kumwe n'umuryango ko ibi bihe biturimo bya covid ntago bitwemerera kuri celebrating nkuko byahoze. Uri kumwe n'umuryango? Nje nari mvuze ngo umukobwa ubu burya se urubatse? Ndavuga wenda papa na mama cyangwa abavandimwe bawe abo muvukana. Okay. Uri guteganya kubagurira nk'agahene mukakarya kishima ko covid itaduhitanye? Ni dushoboza nyine covid ikaba itarahungabanyije mu mufuka. Imana izadufasha, yaturinze kera n'uyu munsi izakomeza iturinde, kandi nabyemeye ko tuva mu mubiri nyine hagira uva mu mubiri, ubwo cyaba ari cyo gihe yaba ariko yabigennye. Yego. Igikomeye ni ukwita ku iherezo rikaba ryiza. Hanyuma twe tukubonye bwa mbere, amazina ni ndetse? Amazina yanjye nitwa Ishimwe Sandra. Ishimwe Sandra. Ariko benshi bamenyereye kuri Fiete, Keza, Feva n'ayandi. Keza. None ntaryo bashyizeho. Sando. N'utuntu nk'utu. Fiete n'ayandi. Muri ayo nirihe ukunda kurusha irindi? Nkunda Feva. Feva. Ubwo ndavuga Sandra, ndakoresha Sandra mu kiganiro cyangwa Feva? Ukoresha Sandra. Sandra. Kuko Feva ni irihimbano nahimbwe n'inshuti zanjye. Ase bakubwiye ko bari guhimbeye iki cyangwa impamvu yo kuri guhimba? Umuntu wari imimbye yarambwiye ngo Feva bisobanura nyine umuntu ugira ubuntu, umunyabuntu. Nawe umvura arikunze? Nyine numva ndarikunze kandi koko nyine nsanga bijya gusa nabyo. Gira ubuntu bwinshi? Ariko budatiza urugi. Ese ubuntu butiza urugi ni ukuvuga gutubwa? Ni bwa buntu butuma nyine utanga byose ntiwisigarize na gake.
Okay, ni byiza. Hanyuma uri umukristo? Ndi umukristo. Umukristo. Yego. Mbere yuko tutangira ikiganiro rero ugiye kubanza nyine dusenge tubyereke Imana kugira bize kugenda neza. Yego. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye ko wabanye natwe kuva uyu mwaka watangira. Turagushimye yuko ukomeje kubana natwe mu minsi mike y'ibura ngo tuwusoze. Nyagasani Imana rero ntuhabwe icyubahiro, kuko hari benshi bavuye mu mubiri, hari benshi bari mu bitaro bagize impanuka, hari abandi barwaye mu buryo butandukanye, ariko twebwe turi bazima turashima. Ni ukuri ushyirwe hejuru. Nyemerera rero Nyagasani Imana, ikiganiro tugiye gukorera hano hantu kibe kiri hagati yawe natwe, udukoreshe. Mwami Imana, uturinde kirogoya mu izina ryawe Yesu Kristo. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe bikomeze kubana natwe. Bana natwe muri byose rero, dutangirane nawe tuze gusozanya nawe. Izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Amen. Hanyuma Sandra, mu buzima busanzwe ngira ngo wenda hari abagira umugisha wo kukubona ahandi, watanze ubuhamya butoroshye bw'urugendo. Urabizi mu buzima busanzwe umuntu nyine aca mu bikomeye. Urugendo rw'ubuzima kuva rutangiye kugeza rusoje ruba rufite ibyiza n'ibibi. Hanyuma twifuje rero ko watuganiriza ukaduha ku buhamya bw'urugendo rwawe, kuko hari wenda urabyumva ari mu bihe nk'ibyawe, cyangwa se yarabiciyemo atarakira ibikomere, cyangwa se ejo akazabinyuramo akamenya uburyo abyitwaramo. Ni karibu. Murakaze. Ubundi Sandra, ndi umwana w'imfura mu bana 5. Navukiye mu mujyi wa Kigali, ndanahakuriraho igihe gito kugeza nk'imyaka 8. Haje kubaho risike nyine yuko ababyeyi bacu batandukana za 2005. Biba ngombwa yuko tujya kuba ku cyaro, dukurira mu cyaro, tuva Kigali nyine muri ubwo buzima bwo tugiye kubamo. Nta papa dejo twagiye tuzi ko papa tuzagumana nkuko twari twagumanye, ariko tugezeyo nyine tugezayo rongera arigarukira. Dutangira kubaho nyine twenyine turi kumwe na tate wacu nawe wari ukuze cyane. Ubwo rero tutangira kwibana, kwiga ari ibibazo. Abana bari batoya, abandi tuvukana, abankurikira bari bato cyane. Ubwo ngubwo nyine tate wacu aza kugeraho nawe aratwinuba. Urumva twari impinja, yari amaze igihe kinini rwose atandukanye n'impinja, nta n'abuzukuru. Ari babuzukuru bava i Kigali baje kumusura bakumbuye, b'abasirimu bahita bagenda. Abona twe turahagumye. Urumva kubyakira nyine byaramugoye, atangira kutwanga. Nawe tubwira ko tugomba gusubira i Kigali tugasanga papa. Kandi urumva tuva i Kigali aho twabaga twasize nyine ibintu byose mu nzu tubikuyemo. Bimwe papa arabijyana, si tuzi aho yabijyanye, ibindi arabiduha tubijyana i Cyangwa aho twari tugiye kuba. Tukibaza se papa tuzajya kumushaka hehe, mama tuzajya kumushaka he, kuko mama yaratubwiye ngo agiye iwabo mu rugo. Kandi nyine naho ntago twari tuhazi. Biba nyine urugendo rutoroshye rwo kubabara. Noneho dutangira kwibana, tujya kuba mu nzu ya mukuru wa papa. N'abana 4 bahankurikira bari bato cyane, harimo n'umubebe mutoya. Ubwo se mama yari yamutaye aragenda? Oya, mama ntabwo yamutaye, ahubwo papa yaramumwambuye. Yaramubwiye ati ubwo niba uhisemo kugenda, ugenda uko waje, nta mwana wazanye hano. Aramusiga ari umubebe? Ntabwo ari umubebe cyane, yari afite yendaga kugira nk'umwaka. None se amusize
n'uruhinja, birumvikana ko yari uruhinja. Ubwo papa yumvaga azamushobora, kamurera, kamuha ibere, byari uburakari, byatewe papa nyine byari uburakari, kandi yumvaga ko adushiriye mama we atazatwanga, kumva nyine iwabo ko hari inka, hari iki, bazanywa amata, nyine nyirakuru akajya baheka bakazakura. Ubwo nyine twebwe ntabwo twumvaga ko papa azadusiga, twumvaga azagumana natwe, ariko urumva kubaho mu buzima mudafite mama twumvaga bidashoboka, tukarira, hakabura uhoza undi, nyine tukajya tubaza se ubu mama azagaruka. Nyine tugezeyo noneho papa nawe adusigayo. Urumva none amakuru twabazaga papa ntawe twongeye kujya tuyabaza, ariko bagitandukana twabanjije kuguma hahandi twabagaho nk'amezi 2 aho twabaga tutarahava. Papa ahari wenda yabonye ko abanturanyi cyangwa se abantu bamuzi bazabibona nabi, bigera nibwo yafashe icyemezo cyo kutujyana iwabo, ariko twumvaga ahari wenda nubwo mama agiye tuzaguma i Kigali akadushakira nk'umukozi, nyine tukagomeza tugakomeza tukiga naho twigaga. Ariko siko byagenze, nyine twabahabaye nk'amezi 2. Urumva hari abana batoya, naye nigaga nko mu wa 3 primaire. Urumva guteka ntabyo nari nzi neza, byari ibintu biri aho nyine kwa kundi ubona mama wawe ateka umwicaye iruhande, ntabwo nari mbizi guteka. Ko hari igihe abavandimwe banjye bambwiye ngo barashaka kurya ubugari mbusonze bushya igihande kimwe, ikindi ukabona cyabaye umweru ukuntu, ntabyo nari nzi, nyine nari muto cyane. Tugeze i Cyangugu rero twabanye na tate wacu hafi nk'umwaka, twirukanye. Urumva noneho twe tumaze kumenyera icyaro, igihe cyose tumaze kuhamenya twirirwa dutembera, ko twabanje kugerayo tubura ishuri, ko twari tugiye ari mu gihembwe cya 2 hagati, tubanza kubura ishuri tujya kwiga mu gihembwe cya 3. Urumva abandi bwo bigaga igihembwe cya 2, guhera mu kwa 4 twe twari mu rugo. Nyine mucecuru akatujyana ku murima tukajya guhinga, nyine agiye guhinga, nyine tukirirwa turi bati ibishyimbo bye ntabwo twari tuzi ngo babikora gute, tukajya tumubwira ati se bino bintu uri gutaba, tutazi ikintu na kimwe nyine. Ubwo ngubwo nyine ubuzima bukomeza kuba bubi, ibihe byari bitoroshe nyine ku bantu bagiye mu cyaro batabimenyereye. Igihe cyaje kugera rero abana batangira ishuri batoya, batangiye ishuri. Urumva nyine nari ndi mu wa 3, musaza wanjye nkurikira ari mu wa 2, undi yari mu wa 1. Yego. Ubwo ngubwo nyine tumenyera ubuzima bwo mu cyaro, abantu batangira kudukunda, nyine bakatwari inzobe, nyine ubona dusa neza, tutagaragara nk'abana bo mu cyaro, nyine barabibonaga ko turi abashyitsi. Ubwo ngubwo nyine nta nifomu twari dufite zaho, ko bambaraga kake n'ubururu, ntabyo dufite. Noneho nyine ahantu twigaga twambaraga umukara na karokaro, dutangira gukoresha nyine ibyo twari dufite, ariko igihe kiza kugera baduha ama uniforme. Tubaye muri ya nzu turi twenyine n'abana tuvukana, nkajya ku ishuri igitondo gusa, ikigoroba hari 2 batoya batiga. Ikigoroba nyine ngataha nka saa 5, ikigoroba sinayaga niga, nkajya kwita kuri ba bana. Nyine baje gukura na babandi batoya batangira maternelle, ariko amasaha nigaga nayo najyaga kubahoza byaranganaga, buri kanya karira nkagenda kumureba. Urumva muri mu buzima mubaho muhaha kandi nta mafaranga. None se mama we yari yasigaye i Kigali? Urumva bagitandukana, ahari yabanjije kujya iwabo, ntabwo tuzi nyine actually ahantu yahise ajya, gusa hari ahantu yabanjije kuba, nyine igihe gitoya, ubundi aza kugenda, nyine turamubura. Ese ubwo batandukanye bafite abana bangahe? Twari 5. Baratandukana babyaye 5? Yego. Hanyuma
nuko hanyuma mama se ntabwo yababazaga wenda ngo urumva papa kitujyana iwabo Cyangugu yahishe mama ahantu yatujyanye. Noneho nk'umuntu mutandukanye mufitanye amakimbirane akomeye kugeza aho abatandukanya, urumva buri umwe wese ntabwo yashakaga kuvugana n'undi cyangwa se no guhura. Igihe cyaje kugera nyine mama aza kumenya ko batujyanye mu cyaro, araperereza nyine yari ahazi, amenya ko papa nyine yatujyanye mu cyaro. Mama aza kudusura, ariko yaraje aradusura nk'uyu munsi, ejo arongera arataha. Kurumva kuza yaraje mu Cyangugu aho ngaho, yaraje rimwe aradusura arongera ahita agenda. yararaye yahise agenda uwo munsi. Yararaye iryo joro, yaraje yashyize nka 5:00 nyine turagumana. Kundi munsi yateze nk'iya 9:00. Ese ubwo ntabwo papa yabimenye ko yaje wenda? Papa yarabimenye kuko twaranifotoranyije, twari twarakuze nyine turifotoranya nyine, turamubwira ati basi reka twifotoranye dusigarane amafoto. Ko nyine urumva twe twaratandukanye 2005, aza kutureba nka 2010 gitangira ko papa yendaga gukora ubundi bukwe. N'undi mugore? N'undi mugore. Aya mafoto rero papa yaje kuyabona nyine, amenya ko mama yaje, arangije arayafata arayatwambura arayabika. None se mama aza ntabwo yigeze wenda ashaka kutujyana? Ego. Oya. Ntabwo yigeze ashaka kutujyana nyine, gusa yaradupromisinze ko azajya dusura kenshi gashoboka. Nta kundi twari kubigenza. Nyine arongera aragenda. Ni kimwe nuko na papa nawe yadusuraga hashize nk'amezi 2-3 ataradusura, atazi ngo tubaho gute, turya gute. Akaza agasanga twarashonje ku rwego rukomeye, nyine akadusura nyine nawe akatuzanira ayo mata, tukagumana nk'iminsi 2-3. Gusa bigeze nka 2008 yaje nyine gukundana n'umugore uwo babana uyu munsi. Papa yaba yaje bakamara iminsi nyine turi kumwe nabo bombi n'uwo mugore we. Wenda tukabasha kurya neza, tukabona amavuta n'isabune, ariko ubundi gukaraba bakarabiragaho nta sabune nta mavuta, ko ntabwo uri kubabuza ibyo kurya ngo ubone amavuta yo kwisiga. Ubundi nyine tukajya mu nzu tukaryama, nyine inzara yaba yakabije cyane. Nyine hari abantu twari duturanye, njya mfata igihe cyo kubibuka nyine nkabasabira umugisha, nkavuga nti ahari ntabwo tuzongera guhura vuba, ariko njya mbwira Imana nti ningirira neza bagihari, ni ukuri nanjye nzajya kubasura mbiture. Hariho abantu twari duturanye baba mama nyine batari batuzi, sibyo kutubona ko nyine tukababwira ko twavuye i Kigali twabaga i Nyamirambo, bakumva nyine ko turi abana bo mu bakira, noneho na papa bari bamuzi cyane. Ubwo nyine wabasanga nyine bahishije bakabaha ku biryo, wasanga nyine bakama uhari bakaguha amata. Nyine ntabwo twigeze tubaho nyine tutagira n'umuntu tuvugisha cyangwa se tuganiriza. Twayaga kubasura abafite televiziyo bakatwereka filime. Kurumva iyo nzu twayitahagamo nta radiyo nta televiziyo, nitwe gusa. Noneho rimwe na rimwe n'umuriro ukaba warashize, habagamo umuriro. None ari inzu nini cyane ifite ibyumba nka 7. N'inyuma mu gikari hari y'iyindi nzu. Hari ukuntu Cyangugu bubaka ngo ibintu babyita ngo ntumvogere. Nyine hari hanini cyane, tukahaba turi twenyine. Ubwo nyine ku mugoroba baba bagiye kuryama cyangwa se bagiye kurya, twaribwirizaga tugataha tukagenda muri ya nzu yacu nyine tukajya kwiryamira, cyangwa se nyine tukavayo bataduhaye ibiryo kandi dushonje. Nkabwira musaza nkati se ubu turarara tutariye, none se turabigenza gute? Nkahita mugani waretse tukajya kwiba amashu yo kwa Berenadeta. Tukagenda nyine tukajya kwiba amashu yaho, tugasoroma n'inyanya. Urumva habaga buri kwira, mu cyaro bwira vuba cyane.
tukafata ibya biti by'imihembezo tukajya guteka ya mashu, tugakatiramo inyanya n'umunyu gusa, nta mavuta nta n'uburisho, tugakata amashu kugeza ubwo isafuriya yuzuye, tukabirya gutyo tukaryama, ubundi tukanywa amazi menshi bishoboka ku buryo wumva inda nyine yuzuye kandi utariye. Nuko nyine umutoya, ariko abatoya babiri bakundaga kubaha ibiryo, kimwe nkatwe bakuru nyine baravugaga ati aba ngaba n'abana nibatamire nyine. Bro wanjye n'undi ubucura yari umukobwa, bakabaha ku biryo bo bakabaha n'amata, babasha gukura. Ubu ngubu babonye ntiwabamenya, barabyibushye wagira ngo nibo bakuru kuri Ngewe. Ubwo nyine tuba muri ubwo buzima. Ubundi nkaba nagiye guherekeza nk'umuntu mu murima, akahita bivuga ngo hakwiye ibijumba ukajyana mu rugo. Nari nsigaye nzi gukura ibijumba ariko nkabitemagura, ariko narabimenye, narabaye umuturage nk'abandi. 2009 rero papa nibwo yaje gukundana n'uwo yari umudamu, ntabwo yari umukobwa official, yari yarabyaye. I think ko yigeze n'urugo nyine, arabihakana ariko abantu bamuzi nyine bavuga ko yigeze kubakaho umugabo wiwe bakahita batandukana, ariko babyaranye rimwe. Abandi bana afite yarababyariye mu rugo iwabo kwa mama we. Ubwo nyine papa barakundanye, barisungana nyine. Papa aramubwira ati mfite abana, n'undi nawe ati ndabafite, ariko papa akaba azi ko ari babiri, kandi barengaga babiri. Ubwo barakundanye bakundanye nka 2008, aza kumutwereka atugisha inama, aratubwira ati se ko mubona mama wanyu yagiye akaba atazagaruka yarabyanze, ndamutse nzanye uriya ngo ababere mama hari ikibazo? Njye ndamubwira nti papa ntago yaba ari cyo gisubizo, niba utaramuzanye kera mwihorere, kuko numuzana ibintu bizaba bibi. Papa nyine urumva amarangamutima y'abagabo nyine urumva ntago ari kubyumva ngo yumve ko bizabaho koko. 2009 mu kwa gatandatu barasezerana mu murenge, 2010 mu kwa gatandatu kuri 24 bakora ubukwe bwo mu kiliziya. Igihe cye rwose byari ibicika, ariko uwo munsi nyine watubereye mubi nyine nk'abana nyine bari kwa se, ukoze ubundi bukwe nyine. Nta bihe byiza twabugiriyemo, ubwo bukwe byari bibi kuri twebwe. Byari bibi kubera batandukanye na mama. Urumva nyine twari twumvishe ko papa ashatse undi mugore, none ko kundi yatwitagaho akaza akatubaza mwariye. Hari ukuntu nyine yagaza akavuga mwariye se? Tihoya. Mufite ibishyimbo se? Tihoya. Cyangwa se tukamubwira ngo birahari, nyine akahita akubwira ati ngaho reka twiyeranje turebe ukuntu duteka. Tubona ko papa atazongera kutwitaho, nyine twari twarakuze. Noneho nyine tuvuga nyine ko ibintu bihindutse, kandi koko byarahindutse. None mfite musaza wanjye akajya avuga ngo ngo uriya mugore ngo uzi ubu twihesha utubiswi twa senkani, ngo buramujya mubona ari gusa ngo shango reka mbabwire ngo ngewe ngo nimbona bikomeye ngo nzahita nisubirira mu cyaro. Kuko urumva yaramushatse ngo dusubire i Kigali tena, kuko papa niho yakoreraga. Bakora ubukwe kuri 24, noneho kuri 27 tuhita tuzi Kigali. Hashize imyaka 5 tutahakandagira, tubona nyine harahindutse. Twari twarahavuye tuba Nyamirambo, noneho tujya kuba Ndera hepfo ya Karayesi ho gatoya, aba ariho tujya kuba nyine. Bitangira nyine ubona biraho, ariko ku munsi w'ubukwe umugore yaraduteranyije, barankubita Ngewe, bakubise Ngewe cyane. Abandi bo nyine n'ukubabwira nabi, ni Nge bakubise. Barankubita nyine, papa yambaye ikote, nyine ubukwe butari bwarangira, bakiri muri reception. Ngo baguhora iki se? Baguteranyije bamoye ko navuganye na mama. Mama wawe ukubyara? Mukuru wa papa yahamagaye mama, amuhamagaye aramuduha. Ngewe urumva
hari hashize igihe nyine n'ubundi nk'umwaka n'igice tutavugana, tumuheruka icyo gihe yaje kudusura tuvuganye, noneho ndarira kumubwira ngo ibiki papa yari yakoze ubukwe atatuguriye inkweto, n'uwayaguriye imyenda ari bya bindi byo kumwikiza twa papa arankunda, hari musista wanjye bibagiwe kugurira nta myenda afite, ntabwo twari tujyana na papa gusaba, oya twagiye ku kiliziya no kwifotoza gusa. Ubwo nyine nyine bampaye mama ngo tuvugane, ndamuganira ubukwe nyine bwagenze neza, ariko ntabwo papa yatuguriye inkweto. Kuvugana nawe byonyine nibyo byabaye icyaha, ngo namuhaye situwasiyo z'uko ubukwe bwagenze kandi nanjye ntabugiyemo, nari ndi mu rugo nyine niho bari batekeye, nyine bari babazi inka, dukomeza twibereye mu rugo twirira inyama, ati mureke papa agenda akora ubukwe, twe turigumira hano nta kintu bidutwaye, ko n'ubundi twamenyereye ko nta muntu tujyana, twanga kujyayo nyine. Finally nibwo umukuru we yatwingiza ati mwambara ibyo mufite basi mugende mujye ku kiliziya, ababone ko mwari muhari, cyangwa se n'abantu bamuzi bababone, ese gukora ubukwe bakabura abana be byo biraba bigaragaza ihe shusho. Tujyayo ku mbaraga nyine, baradushyira mu kavatiri baratujyana batugeza ku kiliziya, dusanga batangiye gusezerana, turicara nyine tuvuye mu kiliziya bari hanze nyine turabasuhuza. Bari kwibuka iyo shusho y'ukuntu byari bimeze, papa w'umusaza yakoze ubukwe batwikiriye umugeni, tujya kwifotoza iyi nyine Shagasha, ahantu bita Shagasha ku ruganda rw'icyayi, rero twifotoreje nyine turagenda nyine tujya kuvumba amafoto yasigaye, turataha tuza muri reception nyine tuza kwirira no kwinywera, twari dufite inzara tudaheruka ibiryo byiza bakaranze, twumvaga ahubwo tutajya no mu kiliziya, twakomeza twirira uko umutima uteye ujya kurya. Nuko nyine papa nyine ubukwe bwarangiye, sinzi uwamubwiye ngo navugishije mama ngo mubwira ngo ibyagenze neza n'ibitagenze neza, ndamugana papa rwose sinigeze mvuga, nyine bamuhamagaye ko sinzi niba ari mama wahamagaye cyangwa ari papa mukuru wamuhamagaye, ariko nyine bamumaye turavugana, kuvuga birananira nyine mbasubiza telefone yabo ngo byakunanije iki se, ndaga nyine nayisendera ngurizwa n'iki, abarankubise yarankubise uwo munsi sinzabibagirwa, ahantu hose mba umukara, hita niyambura, hita nigera kwiryamira, mfata murumuna wanjye mutoya, yari mutoya cyane afite nk'imyaka nk'ine, yari agize nk'ine, ndamugana bebe tujye kwiryamira. Bebe nyine yarankundaga cyane, urumva yakuze ari njye abona turi kumwe, amenya ubwenge abona ari njye turi kumwe, nyine ikintu cyose navugaga yankundaga cyane kurusha n'abandi bana bose tuvukana, kuko niba ngiye nabaga muhetse, nimba ndi hehe nubwo nabaga ngiye gukina agapira namwicazaga nka hariya, twabaga nyine turi kumwe cyane. Ndangana bebe tujye kwiryamira, ibintu tubivemo, si wahaze ati nahaze, turagenda nyine dufata ibirago turambura ku ntebe yari ihari, turazegeranya, mfata ishuka ndamburaho na bebe, tuzana n'umusego turiryamira, abandi tubasiga mu bukwe. Ubwo bukeye bwaho bagiye guca mu irembo, kundi munsi birirwa mu rugo, kundi munsi papa Gikamembe sinzi ibyo yari agiyemo, dusigarana n'umugore noneho dukora amasuku twitegura kuza i Kigali. Nyine umugore ariko ukabona ntabwo nyishimiye, ntabwo nkunze, kuko tugeze i Kigali nyine yatangiye noneho kunyanga akabinyereka, cyangwa se n'abandi bana tuvukana akanga guteka kandi ibiryo bihari, akatwohereza ahantu hari umurima, akatubwira ngo mugiye kurumva bakoze ubukwe ari muri sama, ari muri cyo gihe cy'izuba, akatwohereza ahantu nyine ngo tugende kuzana ibigori, hari ukuntu abantu basarura ibigori, hakaba hari ibindi abasiga mu murima dutoya nyine twa nta kigenda, tukajya kubihumba nyine ngo tubizane, akatubesha ngo aradukorera injugu.
akabishyira mu isafuriya noneho nyine agashiramo n'amavuta nyine bigaturika ukuntu nyine bitari injugu neza. Nuko nyine umva twabagaho twifuza kurya umuceri tukawuhaga. Nimugoroba kariba aribwo ateka kuko papa yabaga ari buze. Urumva noneho twari abana 5 ushireho nawe na papa n'umukozi. Yatekaga hari nk'ikiro cy'umuceri. Kandi papa hano yakoraga icyo gihe yakoraga mu karere nyine bahoraga kuri tere akazana ibyo kurya byinshi. Ariko kugira ngo azateke muhage ntibibaho. Akabyanga. Abavandimwe banjye ninjoro bajyaga bajya kwiba ibishyimbo bakabishira mu mufuka, mu gitondo agasanga byashize, bakabeshyera umukozi ngo niwe wabyibye ngo yabiriye. Aganisha mujye mubirya nase ko bayanze kubatekera ngo muhage. None se wenda tutarakomeza, mama we nawe yaje gushaka undi mugabo? Oya, mama we nta wundi mugabo yigeze ashaka. N'ubu ngo mama aracyariho? Papa nawe aracyari kumwe na? Papa we aracyari kumwe n'umugore n'abana babo. None se mama ntabwo wenda ajya basura abaganirize cyangwa se wenda basabe ko mwaza mukaba muri kumwe? Abo hari nyine nawe ubuzima arimo ntabwo ari bwiza ku buryo yadusaba kumujoininga nyine ngo twese tugende kubayo. Ntabwo nyine urumva kugenda yagombaga kugenda agahera kuri 0, nta bavandimwe n'abafite ntaki. Ariko nyine we turavugana, si nka papa kuko papa we ntitunavugana, ntitunamubona. Kereka ugize nk'ibyago mugahurira nko mu nzira, ariko ntago yagusura ntiyakuvugisha, n'unamuhamagaye ntiyakwitaba. Mujya mugerageza kumuhamagara ntabafate? Nk'ubwo ngo kuri Noheli umusaza wanjye yaramuhamagaye. Kuri iyi Noheli ejo bundi? Yanga aramufata arangije ahita amukupa, ahita amubloka. Ubu se nyuma abamaze gukora ubukwe mwaje kuvayo gute se? Ninjye wabanjije kuvayo. Banyirukanye nko muri 2012 gitangira. Ukuntu navuyeyo nyine urumva mukadata yakomeje kutwicisha inzara akaduhima pe. Noneho njyewe akankoresha nk'umucakara. Nibuka hariya ahantu hubatse inganda hariya Imasoro, hariya za 2011 na 2012 hari ibisambu by'ibihuru nyine gusa. Akajya ambwira ngo ningende gutashya. Yene hari abana bo muri karitsiye nyine babaga ari abakene iwabo badacana ku makara. Akazajya ambwira ngo uze ngo gukurikira ngo bari abana ngo muze kujyana gushaka inkwi ngo ziteka ibishyimbo, ngo rega mwana zitekesha, ngo hari amakara mutwika se. Nyine akagutegeka kujya gushaka inkwi. Noneho nyine nkagenda nkakurikira abo bana nyine tukajya hariya bahitaga ngo ni ku munini. Tukagenda nyine tukirirwa dushaka ibiti by'ibibonobono, siko nta rindi shyamba ryahabaga. Habaga ibiti by'ibibonobono n'iminyinya. Mukajya gushaka ibyumye mukaba ari byo muzana mu nk'inkwi. Ubwo nyine igihe cyaje kugera noneho nge banyirukana nzize imyumbati. Yagiye gusenga ariko wa gatatu asiga ataduhaye ibyo guteka. Noneho umukozi twari dufite yari uw'iwabo, bajyana gusenga. Nkuko nyine waba ugiye gushaka ugafata nk'umwana wo muri karitsiye w'ahantu muturanye ukamujyana ngo akubere umukozi. Nuko byagenze nyine. Nyine urumva bajyaga bari kuganira iby'iwabo muri karitsiye ibintu nk'ibyo. Nuko nyine barajyana badusiga twenyine. Noneho aho twabaga ku irembo hari umurima nyine mu gipangu ariko indani twari dufite nyine akarima k'igikoni. Hahinzemo imyumbati, ibisheke byinshi bitandukanye. Nkura igiti kimwe cy'umwumbati ndagiteka, biri bya bishyimbo dusigaye ngo duteke noneho kunkwi
turabiteka birashya, tubona saa sita zirageze, saa saba, bigeze nka saa cyenda imvura iri kugwa. Umva abana bakajya bambwira ngo none se ngo uko dushonje, bakajya bashaka n'ikintu na kimwe barya mu nzu, ati ngaho duhe ku bishyimbo, ese nimumara kubirya byose bigashira muri buze kuvuga ko byagiye. Nuko nigira inama yo gukura umwumbati ngo nguteke, ndawukura, igiti kimwe kivaho imyumbati minini miremire, turayiteka turayirya, twinywera n'amazi kugeza ubwo duhaze, ubundi turakinga twigira mu cyumba. Umugore aje nyine ahita abibona ko nakuye iyo myumbati, abwira papa ngo nayibye. Urumva yaraje aje nyine tumukinguriye ahita amfata mu ijosi, ngo ndahubwiye ngo kuri iriya myumbati, ntabwo nzi ko twari dushonje. Amfata mu ijosi kandi yari atwite inda nkuru cyane, arangije amfata mu ijosi, nyine arangije arambwira ngo ngewe kugukubita ngo nkwice, abafashe rakirete ngo nzakome n'impyiko, ntabwo ntibikore. Abankubise rakirete, nanjye noneho nari ntakimutinya, none amfashe nanjye ndamufata, nari nambaye ikote, nahise nunama hita nca munsi, ikote hita ndikuramo, nyine asigara arifashe, njye hita nirukanka. Akomeza aza kumiga, afatiye umwuko ngo agiye kunyica, nkazajya nyine muhunga, nkamuhunga umwuko w'ubugari. yego. Noneho birangije nyine sinzi ukuntu yaje kumfata, noneho abankubise taro y'urukweto, yibabo we numva umujinya, nanjye nari mfite igikombe, hita ngikubita ku kibambasi kirameneka. Abwira papa, ahamagara papa ngo umukobwa wawe ngo arankubise, ngo yaranyishe, ngo umwana wanjye ngo akaramuka agize icyaba, ngo mve ngo barajyana. Umwana uri mu nda? Yego. Urumva yari we w'imfura. Noneho nyine ndumva nyine atangiye kumbeshyera, afata cya giti akijyana ku mureko, ibyondo bishiraho, aracyoza, akijyana mu cyumba cyabo, arakibika. Urumva papa ahantu yari yagiye yari buze atinze, cya giti arakibika ngo aze kukimwereka. Ubwo ngubwo papa nyine arakimwereka, aramubwira ngo nicyo nibye. Papa aravuga ngo ngewe ngo naramukubise, nararushe, sinteze kongera kugira gute kumukubita. Ubu rero noneho igihari cyocyo ni uko kuba hano byanze, ukeneye nko kujyanwa nk'igitagata cyangwa bakagushakira indi gereza bagufungira. Umugore rero yumvishe bitamunyuze, papa aramubwira ati sohora icyo giti cy'imyumbati ugende mukijugunye. Aravuga ngo hoya, ngo niyo bansuzuguza, ngo ntukibabwira. Umugore agashaka ko papa nkubita, kandi papa yarananiwe, papa yanga kunkubita. Ubwo bashyitse mu cyumba bagiye kuryama nijoro, umugore atangira kurira, arize papa aramukubita. Amukubise nyine ego, nanone birongera bibyara indi nduru. Umugore arabyuka ajya kuryama mu kindi cyumba. Iryo joro ahita ajya no yaraje kuremba, ahari ari ibise, bamujyana kwa muganga, ahita abyara. Ariko noneho yabyaye, imbaraga zari zibonetse, araza tukajya nyine twirirwa dushwana. Noneho sinayimenyereye kuvuga, nari wa muntu warakaye, ntashaka no kuba navugana n'ikintu n'umuntu n'umwe. Reka gahunda zanjye zari zo kujya ku ishuri, nkavayo ngakora akazi kose ko mu rugo karandebaga. Nabyukaga saa 10, papa akigenda, papa yarazindukaga, yabyuka nanjye nkaba ndabyutse. Ukajya gucana imbabura, ugashyushya amazi, ukajya gukamisha amata, ukaza ugateka ibyayi, ukabyutsa abana, ukabategura bakajya ku ishuri, nawe ukagenda. Nayaga nsiga mutekeye igikoma, urumva yari yarabyaye. Umungu twari dufite none ntabwo yarazi guteka, byari ibintu biri aho ngaho. Ngasiga mutekeye, nkajya ku ishuri. Asembaye mu gitondo, ngewe iteka ryose nasangaga yarangiye, ku ishuri baramenyereye.
noneho nyine cya giti arakibika kiruma akajya abwira papa ngo n'ubu wanze guhana umukobwa wawe ngo ko yibye. Noneho papa aramubwira ati reka sinzamukubita, ntibibaho. Ubwo ngubwo nyine yaje kuvuga nyine ko namunaniye, ntumva, ngo mushaka kumukubita, ngo murwanya, ngo simwita mama, kandi mu by'ukuri naramwubahaga, nari narigera muhamagara no mu mazina ye kandi nari nyazi nyine. Ariko kwa kundi umuntu akorera akavuga ati uyu mwana niwe mukuru, ibipfa n'ibikira muri uru rugo arabizi, reka aba ari we nyine mfokasingaho cyane akanyanga. Urumva abasaza banjye bo baritondaga nyine, uwunkurikira yari umuhungu nyine, akaba utamubaza n'iki ngo byagenza gute ngo abivuge, reka da. Ubwo ngubwo yaje kubwira papa ko musuzugura, ngo mwanga, ngo ntamwita mama, ibintu byinshi, ngo njya niba. Icyo gihe nyine papa aravuga ati rero singiye kuzakubita uyu mwana ngo mwice, reka nzahamagare mama we, byibura ashobora kuba ari toroma ko atabona mama we, byibura azaze hano amuganirize. Papa yahamagaye mama hashize indi myaka nk'itatu tutamubona, aza mu rugo. Noneho mama aza yambaye neza yabikabije. Bakimubona ati ntubona ko nyoko yabaye muzungu, yabaye mukire, ntagusige hano, mujyane. Ubwo ngubwo nyine mama araza atugurira amafanta, atugurira amandazi, yari yatuzaniye amabiswi, amashokora, ibiki. Noneho papa nyine aramubwira ati rero ikintu naguhamagariye ni ukugira ngo nkuregere uyu mwana wawe. Mama ati wande nande? Ni uwanjye nawe. Ubwo mukadata rero agira amahane nyine, ahita ashaka gushwana na mama ngo amubwire nabi, kandi mama nawe nyine umubwiye nabi ni umunyamahane, ntimubyumva kimwe. Baratongana, icyari ikibazo cyanjye noneho gihinduka icyabo. Abakeba bari bagize amahirwe yo guhura face to face, barabanza baratongana biba birebire. Bageze aho papa aravuga ati rero mwese mushobora gutuza kuko ari njyewe waguhamagaye, ukumva icyo naguhamagariye. Mama nyine aramwihorera, baramuregera amafuti yanjye, baramubwira umve buri kimwe cyose, imve n'ibyo natakoze n'ibyabaye ryari muri rimwe. Bavuga ngo ukuntu ngo nayaga njya ahantu ngo kugira ngo bampe ibiryo ngo nkabakorera akazi, bandega amafuti menshi. Aravuga ati rero ikintu twaguhamagariye, nyuma yo kumva amafuti y'uyu mwana n'ukuntu yananiranye, turagira ngo umujyane. Mama ati se mujyane hehe? Ngewe mvi wawe wampaye iki? Wampaye iki ku buryo umwana mwakubise noneho bari barankubise ahantu hose, narabaye imiramba y'inkoni, iki inkoni ku mubiri ahantu hose, nyine narabaye umukara. Mama aramyanga, aravuga ati singiye kujyana umuntu mwakubise mwagize gutya, kurumva ari yashize nk'icyumweru bankubitiye iyo myumbati, narabaye umukara, gusibangana byaranze. Kuko papa buri mugoroba yarankubitaga, yari yarambwiye ati uko nzajya ntaha, waba wakosheje waba utakosheje nzajya ngukubita. Noneho za nkoni za buri munsi nyine n'umuntu w'inzobe ndagenda mba umukara, aho inkoni hose yafashe hakaba umukara. Ubwo mama aravuga ati simujyana. Uwo munsi nyine mama ntiyantwaye. Hashize igihe gitoya nibwo banyirukanye. Noneho banyirukana nabwo nyine umugore dupfuye ibintu by'amafuti. Aranyiruka nyine abwira papa ngo sanshaka, ngo urahitamo ngewe ngo cyangwa uhitemo abana bawe. None se ubwo akwirukanye akubwiye ko ugiye? Nese ubwo urumva ari kukubwira ko ugiye? We yarakubwiye ati va? Yarambwiye ngo singushaka. Kurumva icyo gihe mama ari mu rugo yarababwiye ngo ntiyibye imyenda, ntiyibye amafaranga, ntiyibye inkweto, yibye ibyo kurya. Nukora ko bari bashonje. Niba mutagaburira abana ngo barye bahage,
bakaba biba ibyo kurya nuko baba bashonje, barabyiba bakabigurisha cyangwa barabyiba bakabirya. Mama yari yazanye n'undi mugabo umwe nyine yari yanze kuza ari wenyine, ubwo nyine baragenda bahita bafata imyenda yanjye mu gikapu bashyira mu gikapu cy'igishashi, baragifata barakijugunya, bakijugunya hanze ngo ntansige. Mama nawe barahagurutse aragenda aragifata arakigarura ahita akijugunya mu nzu ngo ahubwo hagire n'umukoraho gasitana abonye aho muba nagira n'icyaba. Murabibona kuko iki gihugu murimo si icyanyu ntacyo muri cyo mwabihanirwa kandi ku rwego rukomeye. Mama nyine byageze yaje nko mu masaa 8 z'amanywa, bigeze nko mu masaa 11 hafi saa 12 mama aritahira, asiga yandikiye nimero ze ku gapapuro arambwira ngo nuzajya ugira ikibazo ama n'amafaranga uzajya ugenda ushaka umuntu agusize telefone umbipe ubundi zajya nguhamagara umbwire. Baje kubimenya nyine urumva uri muri ubwo buzima nta waguha amavuta, ntago bayaga bangurira amavuta n'igikotora, uwabaga amaze koga byaragendaga bakamuhereza bakamuha isiga mu ntoki. Njyewe no kubona amavuta reka sibyo gucunga nyine kwa kundi bagwaye yo guteka ukahita ufata nyine nk'akantu bayaguhayemo ugasigaza dukeya ukagenda ukaduhisha amavuta y'ubuto nyine ukaza kuyisiga. Ariko utararenga uri umukobwa, buriya iyo urebye byakubayeho muri ubwo buzima ukareba ukuntu ababyeyi batandukanye muri batanu kandi papa agatandukana na mama agashaka undi mugore, wenda mama ntiyashatse undi mugore ariko uwo mugore yashatse papa wawe afite abana. Ese bo ntabwo bajyaga baza gusura mama wabo? Bajyaga baza of course. Buri vacances babaga bari mu rugo bitaweho, nyina akabajyana mu cyumba akajya kubereka filime. Televiziyo yabaga mu cyumba? Televiziyo yabaga mu cyumba, televiziyo yarebwaga ko n'umuntu uri kwibere muri iyo minsi. Hanyuma se ni iki ubona iyo urebye umuryango nyine uko ugenda umera, navuga nabi, kaho nk'umukobwa bikubwira iki? Ikintu nyine byamayeho nk'isomo mu buzima, iyo ugize nyine ugushaka wenda ugashaka nk'umuntu mu buryo utegeze umukunda cyangwa utazi karagiteri ziwe, kuko mpamya neza ko iyo papa na mama bagira igihe kirekire cya fiyansaye bakabana baziranye, buri umwe wese azi defo z'undi, bari kuba bakiri kumwe bakibana, cyangwa se bakaba barabihagaritse kare ntibirirwe babana, cyangwa se nubwo batandukana bagatandukana babyaye abana bakeya, kuko urumva twabaye benshi ntitwigeze twitabwaho, kwiga byari ibibazo, kurya ari ikibazo, kubona mituweli cyangwa se kubona ikindi kintu cyo cyose mu rugo nyine nk'abana bakirerwa, ntabwo twigeze tubibona. Urumva rero isomo bimpa nyine nuko mu buzima nyine umuntu agomba kuzajya akora nk'ikintu cyangwa se afata amahitamo yatekerejeho igihe kinini cyane, akareba ku mpande zombi. Wenda ndavuga nko ku bagabo, kuko biragoye yuko umugabo yatandukana n'umugore akihanganira kurera abana ntashaka undi, kuko iyo ashatse undi nyine bigira ingaruka kuri ba bana babyaye. Ariko nyine nko kuba mama, akenshi abamama barihangana, wenda ashobora kugenda akaba wenyine ntazane umugabo mu rugo, n'ubikoze akabikorera iyo ariko agataha mu rugo, cyangwa se n'ugiye gushaka akabajyana. Iminsi yose nyine ahora nyine abahangayikiye, agakora buri kimwe cyose kugira ngo umugabo ashatse atamwangira abana, cyangwa se ngo abone ko abana be ari ikibazo. Ariko se muri ubwo buzima, wenda dusubiye inyuma gato, muri ubwo buzima nta gihe wigeze wumva harakubwira ati njye nigeze kugerageza kwiyahura, cyangwa nigeze kugerageza numva ubuzima ndabwanze nifuza icyamvana ku isi? Ntabwo bigeze bikugeraho effect ikomeye? Ntabwo ayo majwi nigeze nyagira, kubera yuko urumva ntago numvaga ko ariko bizahora, ko nageze icyangugu mba umukristo,
ninjira muri ADPR ntangira gusenga nyine ndirimba muri korali y'abana, nkajya njya mu cyumba cy'amasengesho ahantu nyine hari ahantu twe duturanye haba icyumba cy'amasengesho basenga ariko ari abantu bakuru nyine, nkagenda bakampanurira nk'ibintu bakambwira nyine Imana izakugirira neza, uzaba uw'umumaro nyine, bakambwira bakampumuriza ntukihebe, Imana iragukunda. Hari impamvu yemeye ko muca muri ubu buzima, kuko buri muntu wese yamuhaye ikigeragezo yabasha kwihanganira no kubamo neza, kuko buri muntu wese akubwiye ubuzima bwe aciyemo, buri wese wumva ari ishuri kuri we, ariko ntago naguha ibyanjye ngo ubishobore, kimwe nuko nawe wampa ibyawe simbishobore. Buri muntu wese Imana igira akantu imuha nyine kamukomeza. Njye ubwo buzima bwarankomeje, ntago kereka ndi kwa papa nibwo numvaga nshaka kwigendera, nkavuga nti nubwo nakora akazi ko mu rugo ishuri nkarireka ntacyo bintwaye, ariko ntago nigeze ntekereza ngo kwiyahura ngo numve ndiyanze, ahubwo nakundaga gusenga nyine ngahora ndira nkabwira Imana nti Imana uzampa iherezo rizima, uzampe kuryama numve nduhutse inkoni, nduhutse indobo yo kwirwa ngenda agiye guhaha buri mugoroba ku murindi mvuye indera, nkabwira Imana ni Imana ibi ndabihaza. Sinajyaga ngira umwanya wo gukora etide, sinajyaga ngira umwanya wo kujya muri korali nk'uko bikwiye, narepetaga mu gitondo ku cyumweru nyine sinajyaga numva ko hari abantu basura abandi, abana b'abashuti bawe mwigana bagusura cyangwa bo basura, reka. None se ubu uyu munsi ubana na barumuna bawe? Mbana nabo bose? Si bose, ko hari umwe uba kwa mukuru wa papa, abandi bo tuba turi kumwe. None se ubwo mubayeho gute mu buzima bwa buri munsi ko wumva papa nta kintu atajyana bitaba? Ntago ari bwiza nyine, birakomeye ariko si cyane nka kera. Uyu munsi birakunda ejo bikanga wenda, ariko si cyane nka kera. Barakuze ubu babaye bakuru cyane nyine, ntago wamubwira ngo ibi n'ibi byabuze, nabo babibona ko byabuze. Sinavuga ko ari neza, ariko nanone ntago bikiri cyane, ntago tukiri mu marira, twarabyakiriye twumva ko nyine batwanze, turabyemera. Ese nkawe tuvuge n'urugero, ntabwo ari byo nkwifurije, ariko tuvuge n'urugero ushatse umugabo ntimuhuze bikaba ngombwa, ni iki kintu wumva cyagutandukanya n'umugabo? Cyanandukanya nawe? Yego. Kumbwira nabi, akancyurira nyine, nanga umuntu umbwira nabi, ambwira amagambo nyine ankomeretsa, cyangwa se akaba yanca inyuma, ntago nabyihanganira. Wahita wisubirirayo? Ego, buriya kugira ngo ubane n'umuntu usunikiriza byanga ngo niko zubakwa, njye nishyizemo yuko ibintu iyo byanze mbireka, mbaho nk'abazungu. Ntago njye menya guhatiriza umuntu ikintu kitamurimo ngo nkimwinjizemo, kuko ufite uko wakuze, ufite uko warezwe, nuko wumva ibintu, nuko ushaka gutwara ubuzima bwawe. Njyewe rero ntago naza ngo ngukomveke ngo ngufate ibyo numva byambera byiza mbigushiremo, ahubwo iyo nyeretse ko hari ibyatubera byiza twembi twabishayaringa. Ariko kuba mu buzima ukazabyara umwana umwe, babiri, batatu, mugatandukana, akenshi umugabo ntago yagufasha nk'uko bikwiye, wenda yabyemera, ariko njye ntekerezaho kugira ngo byange mbyaye kangahe, nagenda hakiri kare. None se ubwo uramutse, kuko amahirwe ya mbere yo yanze, Imana iguhaye akabiri kandi akaza aruta ya mbere. Akabazo k'amatsiko, ujya wumva washaka umugabo ufite watandukanye n'umugore ariko akaba afite abana? Oya. Ntabwo wamushaka? Oya, njya mbwira Imana nti izampe nyine kuba nabana n'umuntu twembi tugiye nyine tuzahera azero, ntafite abana nawe atabafite. Kuko biragoye, nubwo wakunda umwana gute, biragoye kumuhaza ngo akwisangeho nk'aho ari umubyeyi wewe. Hari umubyeyi wiwe. Noneho nkanjye nk'ubuzima naciyemo bwo kurerwa na step mom, mba numva bikomeye pe, mba numva bikomeye. Nazajya ngiramo akantu ukuntu nyine nkibuka ukuntu bamfataga,
ese nta gihe byigeze bituma wumva utekereza ko utazigera ushaka umugabo ukavuga iby'abagabo? najyaga mbitekereza ko nta mugabo nshaka, nkumva nkabwira Imana nti Imana uzampa amafaranga kuko amafaranga ni byose, numpa amafaranga nzabyara umwana murere ngumiraho, kandi nitanampa n'umwana nutama umwana nzagenda mushake w'agahinja mwibe, ngende murere neza akure azi ko ndi mama we. Ariko hari ibintu byateye ubu ngubu ngo abakobwa rimwe na rimwe n'abahungu basigaye bafata umwanzuro akavuga ati ngewe byo gushaka wapi, ahubwo reka nibyarire umwana ubuzima bukomeze. We ntabwo ujya ubitekerezaho ukurikije uko ubona imiryango igenda yangirika? Ntekereza ko amahirwe yanjye atari yo ya runaka, njye ntabwo mba numva naguma ndi jyenyine, kuba uri mu rugo nyine ufite umuntu muri kumwe nyine biba byiza nyine ufite ubwira ikibazo ukarwara akabimenya ko warwaye, ukaba ufite ikibazo ukakimubwira wenda akagufasha kugikemura aho utakikemurira. Ntabwo mba numva ko njye naguma jyenyine. Ntabwo wumva ko waguma wenyine. Ariko iyo urebye imyitwarire y'abakobwa iki gihe, cyane cyane kuri umukobwa, wenda tuvuge iy'urubyiruko, ubona itanga icyizere cy'uko umuryango uzakosoka mu minsi mu bihe biri imbere, abo muzabyara cyangwa se abo tuzabyara bakaba bameze neza kuruta uko biri ubu? Njye ntabwo ariko mbibona, kuko umunsi wije ejo haza ibishyashya. Ko iyo urebye hano hanze ama interview abantu bakora, cyangwa se nabo ubona muhurira mu nzira, cyangwa se abo waruzi mwahura ukareba ukuntu basigaye bameze, ubona yuko nyine abakobwa n'abasore nyine barangiritse, baba bavuga ngo nta myaka 100 ngo nta bukwe bazakora, ibyabo ni enjoy birangire. Rero kubona umugabo uzubaka rukaguma akamenya agafata inshingano zo kuba umuntu ugomba kugirira famiye yiwe n'igihugu akamaro, nyine birasaba imbaraga nyinshi kuri leta, ku babyeyi bababyara ahari, no ku zindi nzego zishinzwe ubuzima bwa muntu bwo kubahindura, kuko uko umunsi ugenda uzahaza ibintu bishyashya, biganye imico y'abazungu, imyambarire, imivugire, amaterime nyine ubona ari bizarre ukuntu buryo umuntu ushaka kuganira ukumva amagambo abaza. Ese ukurikije uko wabonye, navuga ubwambure bw'ababyeyi bawe, cyangwa se reka mbyite intege nke, ku buryo biyambitse ubusa niko nabyita imbere y'abana, urumva wenda bataratandukana mwarabibonaga, wenda bararwanaga, gusa ikibazo wenda nashakaga no kukubaza, gutandukana ni iki cyabatandukanije? Urumva ko nari muto cyane, urumva amabanga yabo yari babiri gusa ibyo nabashije kubona n'amaso yanjye. Urumva iyindi minsi bagiranaga ikibazo kumva barwaniye mu cyumba, baje muri salo bari gutongana bashwana, mama akahita yigendera, mama yarivumburaga akigendera nyine, papa akazongera akajya kumucyura. Ariko finally bashwana bapfuye nyine ko papa yahaye sister wa mama gift. Iyo gift irabarwanisha, bararwana. Yamuhaye impano murumuna wa mama? Papa nyine yahaye murumuna wa mama impano ku munsi w'isabukuru, ayimuha biri secret, mama arabafatana nyine ari kuyimuha. Ari kuyimuhera hese? Mu idirishya. Papa yari ari inyuma y'inzu, undi ari mu nzu. Mama rero kuki se atayimuhereye kandi atarashakaga ko umugore we abimenya? Kuki se we yayimuhaye kandi azi ko umugore we atabishaka? Ibyo nanjye nicyo kibazo nibazaga, niba papa yari yaratekereza gute. Hanyuma nicyo nakubazaga, ukurikije uko wagiye ubona nyine intege nke z'ababyeyi bawe, uyu munsi wowe ntabwo ujya utekereza ko nawe bishobora kuzatuma hari ahantu ugera umugabo wenda
nawe ni umuntu agira intege nke, ashobora kuza akavuga nabi bigatuma usenya byihuse. hatabayeho ziriya mpamvu ebyiri numva ko nyine kuri ubu niyo generasiyo turimo, kubona ngo unyuze umugabo cyangwa se we arakunyuze ni ibintu bigoye. uba usanga abantu bashatse mbere nyine bagati Imana we tudushima Imana iyo tubonye atashye. ubwo rero biragoye nyine, ariko urabyakira. hatabayeho kukwicisha inzara ngo agukubite akubwire nabe guhuze ku nkeke, nyine aragenda agakora ibyo akora agataha cyangwa se ntanatahe, ariko apfa kuba yakurinze ibibazo bya randirodi, babasohoye babashyize hanze, umwana yarwaye ntiyamuvuje, ibyo kurya byabuze, ubuzima nyine urabona ko bwahagaze kubera yuko nibwo buzima hano hanze. usanga abagabo bubatse n'inkumi rwose adatekereza ko umurwayi hasize undi. ese buriya wowe utubwije ukuri, ngo nta bagabo bajya gutereta nyine bakakubwira bati oya, iyo uri umugabo wubatse rwose kireka tuganira bisanzwe, ariko nanone numva nta n'umwanya wo kuguha wo kuganira nawe. ase ubwo tuvuge n'urugero uhuye n'umugabo yagize ingorane, hari uwigeze abiguhisha? hari uwigeze abimisha, ariko ni kera nka 2017. hanyuma rero umaze kuba mukuru, ntabwo ukiri umwana, ubu se urateganya iki imbere? tuvuge nko mu mwaka uri imbere nk'ibintu bitatu. mu myaka iri imbere ibintu nteganya ni ukuzaba ndi wa muntu ufite wenda bizinesi runaka nkora izabyara amafaranga menshi akabasha kumpindurira ubuzima. ikindi numva nzaba ni ukuba mfite umuntu numva nkunze n'awankunze. I think ko tuzaba tubana. uwo se muri gukundana ubu ubona bitakunda neza, bitajyamo neza? oya, nta kibazo. ubu ngubu ubona ari sawa? ubu ngubu nyine koze baba nyine utaramenya ngo nyuma y'umwaka araba ameze gute, ntaraba arahinduka. ariko usenga Imana ngo uzagushoboze ntibihinduke, mugumane. ese buriya Imana iguhaye, ntabwo nabyita ko Imana ariyo yabimuguhaye. uramutse uhuye n'umuntu afite urukundo ariko ni umukene, undi nawe afite amafaranga ariko urukundo afite si rwinshi, ariko mu bigaragarira amaso nta kintu na kimwe uzigera ubura, wenda afite imodoka, afite akazi, afite inzu, undi nawe yazanye urukundo gusa nirwo rwonyine akubwira ati rwose ni uku nguku urabibona, wahitamo iki? aho ngaho habaho gusenga Imana ikaguha amahitamo mazima, kuko hari igihe ushobora gukurikira ubwo buzima bwo kuzaguha byose, ariko nubwo babiguhaye babiguhanye amarira, ukazajya uhora ubabaye bitakunyuze, ari wa muntu uzinduka aguta yigendera mutavuganye agasiga amafaranga hariya, nta kindi wamuhamagara ati wabuze iki, aho ngaho nta modoka ihari iri bukujyane, nta mwanya wo kuganira, nta mwanya wo kukwitaho ngo amenye ikibazo ufite nawe umenye icyo afite. aho ngaho habaho gusenga ngo Imana arega Imana ntabwo ivuga ibintu byose, ariko ku mahitamo yanjye igendeye ku marangamutima yanjye ku giti cyanjye. ibaze umuntu afite, numva ntabasha kubaho mu buzima nk'ubwo nakuremo ngo ni urukundo ariko rudafite icyo kurya, rudafite umwenda wo kwambara. noneho ampurisi aho turi kujya, aho turi kwerekeza mu cyerekezo 2050, ugomba kuzaho muri bwa buzima waribagiwe ahahise, byibura wa muntu uzampa amahirwe yo gukomeza kwiga, nkiga nk'abandi, wa muntu nyine uzakemura ikibazo nzaba mfite, nkaba mu buzima nyine nishimye, mba heza ndara heza. nta rukundo afite ntacyo bitwaye. oya, urukundo buriya reka nkubwire, buriya n'ahantu hari ubukene nta n'urukundo ruhaba. muhora muryana,
muri gupfa utuntu tw'amafuti. Ariko buriya abantu bafite n'amafaranga uzarebe abakire bakize nyine cyane, abo twita abakire tubona mu gipangu, baba bafite urukundo rwinshi. No, ntibaba bafite urukundo rwinshi ariko ntibaryana, kubera yuko bafite urukundo rukeya, umwe akunda umwana umwe n'undi akunda undi, cyangwa se bakunda n'ibindi bintu bitandukanye, babura umwanya wo gushwana kuko umugore afite amafaranga, sibyo? Uwamushakiye business arakora, afite imodoka nziza, afite amafaranga. Umugabo afite amafaranga, zinduka agenda, bataha bombi bananiwe. Ku cyumweru umwe ajya muri gym, undi akajya kuri pool, buri wese aba afite ahari bujye kuruhukira, bakaza guhurira mu rugo batashye. None se ko Bill Gates ari umukire wa mbere mu isi, ko yatandukanye n'umugore kandi bafite amafaranga, buriya ntago bishobora kuba muri gutekereza. Hariho abastari benshi nyine wenda tumenya bafite n'amafaranga, nka Jay-Z na Beyonce. Gutandukana kw'abantu bafite amafaranga bibaho kubw'amahitamo yanyu. Wenda ukabona umugore washatse nyine nta kikunyuza, ukamubwiza ukuri, ukamubwira ati rero ngiye kubana nawe biranze, iri phone uko naguha wenda izi miliyoni 50, ugenda ukomeza ubuzima bwawe, abana nzajya nkomeza mbiteho kuri buri kimwe. Ntabwo ari kimwe no gushwana ko abakene barwana bagafata imipanga, bagafata amasuka. Abakire se bo nta maboko yo kurwana baba bafite buriya, nta mbaraga yabona. Imbaraga zabo ni amafaranga, guha amafaranga ukagenda, cyangwa akagufata akaguta muri iyo etaje akigendera, akajya gukomeza ashaka ibindi. Ukuntu ndi kubyumva uri kuvuga uti rwose azagira umuntu uzi uyafite, hanyuma ibyo bindi. Hanyuma se tuvuge n'urugero, tuvuge wenda ubana n'uwo mugabo afite byose, ariko rimwe akazakubwira ati rero umugore wanjye, njyewe uriya mukobwa mushuti wawe ndamukunda, numva mukunda, wanyemerera tukajya tugakundana, ariko ndagukunda rwose, urabizi ntacyo nakwimye. Yego. Oh my God. Ntabwo nabimukundira. Ntabwo wabimukundira. Kubera ko ubu ngubu nta nubwo ngishaka kuba inshuti n'abakobwa. Hari ukuntu present umukobwa ngo uyu ni umugabo wanjye. Gutwaye umusheri. Yego. Ukuntu umupresent ngo uyu ni umugabo wanjye, bigatangira nyine n'abakobwa b'imitsi ntabwo bakigira isoni, yashobora kuhita amubwira ati shana gukunze. Ubwo si wawe yamugutwaye gute? Ntabwo mbizi uko byagenze, ariko nashidutse nyine bari kumwe. N'ubu sinzi niba urumva bombi twahise ducana umubano. Yo yaramugutwaye nyine ko kundi muba mwagiye guciringa, akakubwira uri hehe, ndahanandi kumwe n'abashuti banjye, naza nkabasuhuza nta kibazo, akaza sinzi ngo nimero zabonetse gute, bazihanye gute, ushiduka bari kumwe nyine bakundanye. Wabyakiriye gute? Byarambabaje Imana, numva uwo mukobwa ndamwanze bikomeye. Wumva kandi yari n'umushuti wanjye. Ntiwamubajije se nyuma ngo kuki wantwariye umusheri? Sinshobora. Warabaretse? Gusa nabibwiye umuhungu raganiye, we na runaka naha bigeze musigaye, arahakana ngo sibyo biki. Ndangani rero mu buzima ikaturekane ku neza, warakoze kungirira icyizere kandi amahirwe masa mu rugendo watangiye. Urakoze cyane, ngira ngo wenda nitubidukundira tuzongera duhure turi kumwe n'abavandimwe. Gusa umuryango muri iyi minsi ntago worohewe, imiryango iri kugenda yangirika, no gusenga abantu mugifite imbaraga rwose, musengera imiryango, isi igenda igera ahantu mu bihe bitoroshye, ariko nta kundi, Imana ihari nk'umubyeyi, tugomba kubyizera gutyo. Ariko sinabura gusoza ngira nk'abana b'abakobwa se cyangwa se n'ab'abahungu, nibyo mbagira inama kandi nkabakomeza. Nta buzima bubi butagira iherezo, nta hantu Imana itagukura, nta naho itakugeza. Ikintu cya mbere cyo ni ukwihangana, ko nanone iyo wishinze agahe gato ubonye ugashaka kukabyaza umusaruro mu buryo butari bwiza, nanone ugira iherezo ribi.
ikintu rero nababwira abakobwa, hariho abana benshi bari kumwe na ba mukase, abandi barabirukanye, hari uwo twigeze kubana nawe afite mukase nyine bitameze neza, fata icyemezo cy'uko aza tukabana, aho nabaga nyine nibana iwacu baranyirukanye. Rero ikintu nabwira abana b'abakobwa nyine ni ukwihangana kandi bagasenga. Niba ufite amahirwe yo kwiga ukiga ugashiramo imbaraga, ugasaba Imana ikaguha ubwenge, ikaguha igikundiro, kuko ibintu n'amafaranga bizaza kuko wakoze, ntago bizaza kubw'uburanga bwawe, kuko ngo uburanga bw'umukobwa bwamugeza ibwami, ariko ubwenge afite nibwo bwagena igihe azamara. Ashobora gutinda cyangwa se ntatindeyo bakahamwirukana kubera nta bwenge cyangwa ya myitwarire myiza afite yo kuba umwamikazi. Ikintu rero nababwira, bajye bakunda kunyurwa n'uwo bari we nyine, yumve yuko ubuzima yaciyemo atagomba kugira uruhare mu bundi buzima bubi yikururiye abishaka. Rero bagire imbaraga, basenge, bizere Imana ko ntabwo abantu bose ari babi. Bashobora kuzabona abasaza babo, bakuru babo, babafasha, bababa hafi, ko ikintu kizakumara umubabaro si ukunywa inzoga, si ukunywa itabi, si ukuba waba nko mu buzima bw'ububobo bwo kwiyambura ubumuntu n'agaciro. Kuko iyo wiyambuye ubumuntu n'agaciro nyine utagaciro, kandi iyo utaye agaciro nyine biragoye yuko wabona ko uri uwo kwizerwa, kuko uva mu kibazo agahinda kamwe gashira kandi gashibuka. So rero basaza banjye, bakuru banjye cyangwa barumuna banjye, ikintu cya mbere ni ukuba wabyaza umusaruro ubwenge ufite n'amaboko Imana yaguhaye. Niba ari ugukora ugakora udashingiye ku muntu runaka, azamfasha, ninkunda umugabo w'abandi nkazajya musaba amafaranga, nibyo byiza. Yego uzabaho neza ariko ubeho neza igihe gito, hari igihe ejo uzamubura ubuzima, cyangwa se nawe ukaba umufite ariko ubuzima bwawe bukangirika nyine, ukahita nyine ubaho nanone ubabaye wicuza ngo nabikoreye iki. Rero nizo nama nabaha, kandi nkabakomeza nkababwira ngo nta hantu haba Imana itagukura, nta buzima bubi Imana itahindura. Amen. Murakoze cyane abari badukurikiye hano. Mwabyumvise ntibiba byoroshye muri ubu buzima, ariko ni ukwihangana, tugomba gukomera. Inzira zose tunyuramo tugomba gukomera. Ngira ngo wenda nibidukundira nyine nk'uko nabibabwiye, tuzongera tuganire n'abavandimwe be. Nakagaruka, mugira amahoro.